Nshuti muvandimwe dukurira kuri uyu muyoboro aho twigira ibyigisho biyobora kuze ku kwiga bibiliya. Ni ukuri ni iby'agaciro kenshi kuba dukomeje gufatanyiriza hamwe. Ni ukuri biranezeza cyane igihe munyandikira mutubwira uburyo wenda byabanejeje, mukatubwira ibikwiriye guhinduka. Reka mfate umwanya nshimira cyane abantu twabanye muri iki cyumweru kugeza ubwo ubu turi ku ngingo yo kuwa gatanu. Ni ingingo itubwira ubuhamya bwa rubanda. Ni ubuhamya bwagiye butangwa buhamya Yesu ko yari Mesiya. Muribuka ko mu ngingo y'ejo twarebye ubuhamya bw'Imana Data wa twese, aho yo ubwayo yagaragaye yahamije ko Kristo yari umwana w'Imana mu nshuro zirenze imwe, aho twagiye tubona ijwi ryavugiraga mu ijuru rigakinguka, abari aho Yesu ari bakabyumva bakumva Imana ubwayo ihamya Yesu ko ari Mesiya, ndetse rwose bikaguma mu mitima yabo, cyane ko cyari n'igihamya kitabasha gushidikanywaho ko Yesu yari Mesiya. Reka mbashimire rero ko dukomeje gufatanyiriza hamwe muri iki cyigisho. Niyo mpamvu mu ngingo yo kuwa gatanu noneho tugiye kureba ubuhamya bwa rubanda. Ubuhamya bwa rubanda cyangwa se ubuhamya bw'abantu basanzwe muri rusange, itsinda ry'abantu ryari bamwe mu bagendanaga na Yesu, bamwe mu baje kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu. Tugiye kumva nabo ubwabo batanga ubuhamya bw'uko Yesu yari Mesiya. Reka rero mbere yuko twinjira mu cyigisho turarike Mwuka Wera ngo abane natwe mu buryo bw'isengesho. Data udukunda uri mu ijuru, izina ryawe rigera nirihabwa icyubahiro. Tunejejwe cyane nuko wongeye kuduha amahirwe yo kuza imbere yawe, kandi binyuze mu byanditswe byera ugiye kuduhishurira nanone iby'agakiza kacu, iby'uko Kristo yaje mu isi akahinduka umuntu akicisha bugufi, ndetse bikarangira apfuye urupfu rwo k'umusaraba aricyo gihano cy'ibyaha byacu, kugira ngo atubonere igitambo gihagije cyo kutweza gukiranirwa kwacu kose. Reka rero ubwo uwo murimo Kristo yawusohoje uwusobanure imitima yacu, kandi natwe tube twizeye, kugira ngo igitambo cya Kristo gihagije cyutwuhagire gukiranirwa kwacu, maze tube abana bawe ukunda kandi wishimira. Reka ubuntu bwawe bugumane natwe muri iyi gahunda, utuyoborere ubwenge bwacu buguke, kugira ngo twumve icyo uvugana natwe. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Mu ngingo y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe itubwira ubuhamya bwa rubanda. Twayitangije isomo riri muri Yohana igice cya 7, ni ku murongo wa 37 na 38. Muri iri somo turahasanga amagambo Yesu yivugiye ubwe. Aravuga ati nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, ariwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota akaza aho ndi, umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bibivuga. Aya magambo ndetse baduhaye n'umurongo wa 38, aravuga ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Wenda aya magambo murayibuka, ni namwe yabwiye wa mugore bahuriye ku iriba. Aravuga ati rero mugore ndaguha ku mazi y'ubugingo, ati kandi aya mazi azaguhindukiramo isoko y'ubugingo. Igihe Yesu rero yavugaga ibingibi yerekezaga ku murimo yendaga gukora, nubwo igihe kitari cyakageze ngo awushyire mu bikorwa, ariko yerekezaga ku gusukwa kwa Mwuka Wera, kuko uwahawe Mwuka Wera aba ari umuyobozi, kandi uwo muyobozi ahinduka uyobora ubugingo bw'uwamwakiriye, bityo amaherezo akazamugeza ku bugingo buhoraho. Rero Yohana yanditse inshuro nyinshi aho Yesu yagiye avuga ubwe ashize amanga, akavuga uwo ari we n'icyo yaje gukora mu isi. Murumva ko muri ubu buhamya atanze hejuru aravuze ati muze aho ndi. Ninde wundi washoboraga guhamagara abantu ngo baze ahari, kandi ngo nibahagera azabaha iby'ubugingo buhoraho iteka ryose? Rega baba ari abigishwa bari intumwa zabanye na Yesu, baba ari abahanuzi, muri bose nta washoboraga gutanga ngo atange impano nk'iyi Kristo yifuzaga guha abari bamuteze amatwi. Rero ibyo nabyo igihe Kristo yasobanuraga umumaro afite muri bo n'icyo yifuza kubakorera, ni ukuri yarahamije ko
atandukanye n'abahanuzi bandi, atandukanye n'abahanuzi bavuye mu isi, ahubwo yari uwavuye ku Mana. mu mirongo mike tubonye haraguru yo muri Yohana igice cya karindwi mirongo itatu na karindwi mirongo itatu n'umunani, ni nayo irahinduka ikindi gihamya uwo Yesu yari we n'icyo yerekezagaho, ndetse abo bose n'icyo yifuzaga kubabwira azabakora. Ibyo nabyo rero byahamije uko Kristo yari Imana, kuko yabwiye yahamagara abari bamuteze amatwi ati muze aho ndi, nimumara kuza aho ndi nanjye nzabaha amagambo y'ubugingo, kandi ayo magambo y'ubugingo azahindukira muri mwe isoko idudubiza y'amazi azabageza ku bugingo buhoraho. Hano hari amasomo baduhaye ngo dusome. Igihe Yesu yabwiraga abayuda bari baje mu minsi mikuru y'ingando, abenshi mu mbaga y'abantu bari bateraniye aho, mbese ibyo yababwiye babyakiriye bate? Mbese ko yari ababwiye ko uza aho ari azamuhindukira azamuha impano y'ubugingo, akanabizeza ko yemwe n'ubugingo buhoraho babasha kubwakira kubwo kumwumvira no kumva amagambo ye? Ese abantu babyakiriye ate? Abasoma muri iki gice cya karindwi guhera ku 37 kugeza ku 53, turahasanga uburyo iteraniro ry'abari bamuteze amatwi bumvise imirimo n'ibitangaza yakoraga, benshi baramwizeye. Ariko nanone muri uku kumwizera byateje impaka hagati ye n'abafarisayo, bityo ngo bumvise abantu benshi bari kumukurikira. Abafarisayo bamutumaho abasirikare bo kumufata kugira ngo ataguma kwikuriraho abantu, kuko babonaga amaherezo abantu batakikunda inyigisho zabo kandi batagifitiye icyizere, kuko bari babonye umwigisha udahwanyije nawe. Ibyo rero byateje urwikekwe, havukamo impaka hagati muri bo. Ariko nitwinjira imbere muri iki gice turasanga ubwo benshi bafataga icyemezo cyo kumukurikira, ngo igihe abasirikari bari baje kumureba ngo bamushyire urukiko rw'abayuda, baraje bategera amatwi amagambo ye, ahubwo basanga rwose nta kintu na kimwe mu byo bamushinjaga, basanga nta kintu na kimwe cyamwicisha. Bityo ngo igihe bari basubiyeyo bababwira ko basanze Kristo yigisha amagambo meza, basanze akora imirimo n'ibitangaza, abantu rwose barakira. Nuko abayuda n'uburakari bwinshi baravuga ati noneho namwe mwamwizeye. Nuko aha turahabona nanone Nikodemu yongera kugaruka, kuko mu kibazo babaje kubabaza ngo none namwe mwamwizeye se, mwabonye hari abo mu bakuru bamwizeye? Ngo ibi byahaye Nikodemu andi mahirwe yo kongera kugaragara, kuko mu rukiko yahise ababaza ati none amategeko yacu atwemera gushinja umuntu icyaha tukakimuhamya tutigeze tumwumva? Ibyo rero byagaragazaga ko mu byo bari baje kureba basanze nta kintu na kimwe gikwiriye gutuma acirwa urubanza. Biragaragara ko yari umwigisha wavuye ku Mana, bityo n'aba basirikari bitwa ko bari abapagani bahamije Yesu ko yari Mesiya. Hano turasoma amagambo make umwanditsi yatwandikiye. Bamwe mu bavuze ko ari umuhanuzi, bamwe bavuze ko yari umuhanuzi nka Mose, nk'uko tubisanga mu Gutegeka kwa 2 igice cya 18, aho uvuga irya jambo ngo wa muhanuzi, igihe Mose yavuga ngo nzabahagurukiriza undi muhanuzi. Abandi batekereje ko yaba ari Yesu Kristo, ariko ibyo byabyukije impaka z'uko Mesiya aturuka i Galileya, kandi akaba agomba gukomoka mu gisekuru cya Dawidi. Nanone akaba yaravukiye i Betelehemu, nyamara ibyo byose byari ukuri ku bijyanye n'inkomoko ya Yesu. Igihe rero itsinda ry'abantu ryatangiraga kwemeza neza ko yaba ari wa muhanuzi, abandi bavuga ati rwose uyu niwe Kristo, niwe Mesiya ukwiriye kuza, bageretseho ikibazo cyo gushidikanya, bavuga ati ariko se none ko tuzi ko Mesiya naza atazaba afite aho bibwiraga ko Mesiya agomba kuza akaza akomoka mu rubyaro rwa Dawidi, akaza kwima ingoma ya Dawidi. Ngo ariko igitangaje, nubwo ibyo byose batabyitayeho, ariko iyo babitekereza neza bazaga gusanga bihura neza n'ibyo bibwiraga, kuko nidusoma muri Matayo igice cya 1 ririya somo ritwereka igisekuruza cya Yesu, turasanga ko neza Yesu yavutse kuri Yosefu wabyawe na Yakobo, kandi abantu babyumve neza bari abo mu rubyaro rwa Dawidi, kuko nimuza kubireba murasanga icyo gisekuru aricyo kigenda kikagera kuri Yosefu, kandi nawe yari umwe mu rubyaro rwa Dawidi. Ndetse n'abategetsi bashatse kumwizera
baje kumufata bazitiwe na zimwe mu mvugo ze zitagiraga ubwoba na buke. Abafarisayo bashubije abategetsi bababaza bati, mbese mwabonye hari uwo mu bafarisayo bari cyangwa mu bigisha bakuru umwizera? Iki kibazo bari bababajije bashakaga kumenya niba hari no mu bafarisayo hagati muri bo cyangwa mu bo bayasanze yigisha, niba hari abakiriye iyo myigishirize ngo nabo bacirwe urubanza. Ariko nubwo bababajije iki kibazo, cyatanze amahirwe kuri Nikodemu kugira ngo nawe asobanure uko yari yarasobanukiwe na Mesiya. Baratuvuga ngo icyo kibazo cyahaye Yohana amahirwe yo kongera kugarura Nikodemu, kuko Nikodemu yari yaramaze igihe kirekire, yari yaramaze guhura na Yesu, yashakishaga uburyo bwo kumurinda ingenza zabo. Niko yabajije amagambo abivuga ngo, mbese mwemera ko amategeko yacu acira urubanza umuntu tutabanje kumwumva? Murabyibuka ko uyu Nikodemu niwe wari wasanze Yesu nijoro, maze amubaza iby'inzira y'agakiza. Yesu aramusobanurira ko akwiriye kubyarwa ubwa kabiri, maze kuva uwo munsi Nikodemu yihatiriye kugerageza kurengera no kurinda Yesu. Ariko ibyo ntiyari kubishobora, kuko umurimo wamuzanye kwari ugupfira abanyabyaha. Ariko nanone byagaragaye ko igihe yaviriye imbere ya Yesu, yakomeje kuzirikana ko yamuhuye na Mesiya kandi byamugiriye umumaro. Ngo mbese Nikodemu yigeze yemera Yesu nka Mesiya? Hano nubwo ibyo bitagaragaza ko yamwemeye, hagati y'icyo gikorwa n'ibyo yakoze Yesu amaze gupfa, nk'uko tubisanga muri Yohana igice cya 19 umurongo wa 39 na 40, Bibiliya iduha igihamya cy'uko Nikodemu yari yaramwemeye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Turabona ko igihe Nikodemu yari avuye imbere ya Yesu, twabibonye mu gice cya 3, biragaragara ko iminsi yasigaye Nikodemu yazirikanye akamenya neza ko yahuye nawe yari Mesiya, ndetse turanamubona agaragara mu bikorwa bitandukanye. Aha mu rukiko ahamije ko Yesu adakwiriye gucirwa urubanza batabanje kumva ibye, kuko nawe yajyaga amucira urubanza atarahura nawe. Igihe yari amaze guhura nawe byamuhesheje amahirwe, maze arakira. Rero natwe dusobanukirwe neza ko nubwo Bibiliya itagaragaza ibindi bikorwa byinshi bya Nikodemu nyuma yo guhura na Yesu, ariko ahangaha tuhasanze Nikodemu arahamya ko uyu yari Mesiya, bityo ntakwiriye gucirwa urubanza abantu batabanje kumwumva, kuko burya igihe tuciye bugufi tukumva amagambo ya Yesu arimo impano y'Imana kandi atanga ubugingo. Ubwo rero ni ukuvuga ko igisubizo cy'ikibazo cyabo cyari yego. Mu by'ukuri twavuga ko ari umwe mu bafarisayo bamwemeye kandi akamwizera. Bityo rero dukurikije ibikorwa Nikodemu agaragaramo, birasobanura ko nyuma yo guhura na Yesu yabitse amagambo Yesu yamubwiye, kandi yabaye umwe mu bahamya ko Yesu yari Mesiya. Hari amagambo asoza iki cyigisho batubwiye ngo dusome muri Yohana igice cya 7 umurongo wa 49. Reka uwo murongo tuwusome. Umurongo wa 49 haranditse ngo, ariko abo bantu batazi amategeko baravumwe. Aya ni amagambo ahereye hejuru. Abafarisayo barabaza bati, mbese namwe mwayobejwe? Babibazaga b'abasirikari be bagiye gufata Yesu. Hari umuntu n'umwe wo mu bakuru cyangwa mu bafarisayo amwizeye? Ariko abo bantu batazi amategeko baravumwe. Ku bwabo bumvaga ko abo bantu bizeye Yesu ari abantu batazi amategeko, ari abantu batigishijwe, ko abo bantu rwose bariho umuvumo. None ikibazo batubaze, ni iki abakuru b'abafarisayo bavuga cyagaragaje guhinyura imbaga nyamwinshi yakurikiye Yesu? Ni irihe somo natwe twakura aho ngaho? Ni akahe kaga gakomeye abafarisayo bagaragaje bahinyura imbaga nyamwinshi? Birumvikana ko kimwe mu bintu babumvishije, basobanuye ko abo bantu bakurikiye Yesu ni abantu babaswa, batigishijwe, ntibazi amategeko. Bityo rero abo bantu ntibari bakwiye guhabwa agaciro. Ariko ikintu gitangaje, aba bantu bakurikiye Yesu bari basobanukiwe n'ubutumwa bwiza bwa Yesu, kuko bari bihuriye nawe bakegerana nawe. Mu gihe ababibwiraga ko ari abanyabwenge
kandi bazi byinshi, bazi amategeko, bayasobanura neza, banayigishijwe na ba sekuruza babo, bo babuze amahirwe, babura umugisha wo kuba abigishwa nyakuri ba Yesu bitewe no gusuzugura kuko tubonye ko rimwe na rimwe bashingiraga ko bazi inkomoko ye, bavuga ngo ni mwene Yosefu, ngo ni umubaji, ni uw'i Galileya. Ibyo bintu bikaba mu mitwe yabo, bituma batakobwa kukumva no gutegera amatwi inyigisho za Yesu. Kandi ngo tubonye ko abagize amahirwe yo kwegera hafi ye bakumva, bakamenya neza aho yaturutse n'umugambi wamuzanye, byabaviremo amendeze yo gukira kandi bahabwa ubugingo buhoraho. Muri bo tubonyemo na Nikodemo wahamije ko Yesu yari Mesiya, na nyuma yo guhura nawe yabigumanye mu mutima, kandi amaherezo ye yabaye meza kuko abaye umwe mu batanga ubuhamya bw'uko Yesu yari Mesiya, haba mu gihe yari akiriho ndetse no nyuma y'urupfu rwe. Muramwibuka igihe yajyaga kwaka umurambo ari kumwe n'uriya Munyarimataya, baca gushyingura Yesu. Ibi rero biragaragaza ko mu guhura na Yesu tukumva inyigisho ze, tubasha kuzisobanukirwa, maze Mwuka akazihambira, akazikomereza mu mitima yacu, maze bityo mu kuzizera tukazahabwa ubugingo buhoraho. Reka rero dusabe Imana kugira ngo nk'amahirwe Nikodemo yagize na rubanda rwari rukikije Yesu, bagize amahirwe yo guhura na Yesu maze bakigishwa, bakamenya ubutumwa bwiza bwakijije kandi bubatura imitima yabo. Reka mbibasabire ngo njye namwe, ubwo Kristo aduhishurira ukuri binyuze mu ijambo rye, imitima yacu ayikuremo gushidikanya, maze twongere kwizera. Nibyo nsabye namwe mbasabira mu izina rya Yesu. Kadusenge. Data udukunda uri mu ijuru, izina ryawe rigeraniragwa icyubahiro. Tugushimiye ko uduhaye amagambo y'ubugingo atwibutsa iby'umurimo wa Yesu. Umugambi n'intego byatumye yigira umuntu ni kugira ngo atubonere agakiza. Yabigezeho kubw'umugambi ijuru ryari rifite, ahinduka igitambo cy'ibyaha byacu, maze twebwe abizeye duhinduka abana b'Imana. Reka rero imitima yacu yizere ibyo kandi duhe kubishyira mu bikorwa. Mwuka ature muri twe kugira ngo atubature mu ngeso zose, nk'uko byagendekeye Nikodemo nyuma yo guhura na Yesu, agahinduka umuhamya w'ibyo Yesu yamubwiye kandi akabishyira mu bikorwa. Natwe uduhe kwizera gushyira mu bikorwa, nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.